maze gusoma ko Satani azerera nahise menya ko burya Satani ntabwo abera hose cyari. Satani ntabwo abera hose cyari bene data. Imana yo mu ijuru ibera hose cyari. Ariko Satani ntabwo abera hose cyari, ahubwo arazerera. Intsinzi y'abakristo ni ukugendana n'Uwiteka, maze Uwiteka agateza ubwoba ayo mahanga yose. Buriya Imana iramutse dukoze ku maso tukareba turabashuhuje abakunzi ba Kebuka Iburyo TV. Turabanga Imana nibiteho barebe neza kuri aya masaha. Turanezerewe cyane kandi twishimiye kubana namwe. Twongeye kubaha ikaze kuri aya masaha rero, kandi tunejejwe no kubana namwe. Muri inshuti nziza, murabo umumaro, turabakeneye kandi turi hano ku bwanyu. Imana y'amahoro rero ibiteho. N'umunini wa mwanya rero tubamenyeranye yo kubana umwanya w'ijambo ry'Imana, gutaramana namwe no kubana namwe mu bihe byiza byo gusenga no kuvuga Imana. Twabonye imirimo ikora. Uyu munsi rero nanone kuri Kebuka Iburyo TV, kuri kamera zacu ntabwo turi twenyine, kandi koko ni nkuko mwabidusabye, mwagiye mutubwira ko bikwiye kugira ngo tube turi kumwe n'abandi. Ntabwo turi twenyine rero, dufite umushyitsi ariko si ubwa mbere ageze aha ngaha. N'ubundi ni umuntu wacu no mu bacu, akunze kubana natwe, kandi niyo mpamvu yongeye kuboneka aha ngaha uyu munsi. Ntabwo rero ndi bumuvuge, asanzwe yivuga, nawe muramuzi, kandi nawe kwivuga ntacyo bimutera isoni n'ubwoba. Twongeye kuguha ikaze rero kuri Kebuka Iburyo TV. Imana ikurebe neza. Wakoze rero, reka tukwakire kandi tuguhe n'umwanya kugira ngo usenge Imana, unatubwire icyo Imana yashyize ku mutima wawe, ndetse nawe wumve ubuhokeye hano iwacu. Tuguhaye ikaze, unezerwe, wishime, kandi Imana y'amahoro ibane nawe. Karibu. Amen, amen. Nitwa Habanabakize Jean Marie Vianney, umuvugabutumwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero ndanezerewe cyane iyo ngeze mu mwanya nk'uyu nguyu wo kuganira ijambo ry'Imana. Ndumva tudatinze, reka dusenge Imana, twumve icyo Imana yashyize ku mutima. Hari hashize iminsi umuntu amaze iminsi ari gusenga, hari icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Reka dusenge Imana, twumve icyo Imana dushakaho. Mana, turagushimira ineza n'urukundo rwawe. Tugushimira ko wagize neza ukaturinda, kandi tugushimira Mana ko mu nzira nyinshi wagiye ushyiraho kugira ngo bumve ubutumwa bwawe bwiza. Tugushimiye Mwami Imana kubw'ino televiziyo washyizeho ikorera kuri YouTube kugira ngo abantu bajye bumva ubutumwa bwawe bwiza, kandi dusabira umugisha n'abagize igitekerezo cyo kuyishyiraho. Izina ryawe nirishimwe. Rero n'ubu tugiye kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirasengeye, riruzuye, ririmo byose. Ariko ngiye Mwami Imana ndi umunyakanwa, kandi nk'uko Yesaya byari bimeze, nanjye mpuzaho ikara rya hakumura kugira ngo mvuge mbwirijwe nawe, kandi nabumva bumve icyo uvugana nabo mu izina ryawe. Urakoze ko ugiye kubana natwe, mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Ndanezerewe bakunzi ba Kebuka Iburyo TV kubw'uyu mwanya mwiza Imana yongeye kumpa kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Maze iminsi hari ijambo ry'Imana ari gukomanga umutima wanjye, nifuje ko turuze kuganira namwe uyu munsi, kandi hari byinshi murakuramo byo gufasha ubugingo bwanyu. Uyu munsi nifuje ko turuze kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma. Niho tugiye kuganira igice cyaho ni cya 17. Reka dusome, ndaza kubabwira umutwe w'amagambo nagambire ko tuganira kuri uyu munsi. Haravuga ngo umwami Yehoshafati arakomera, niko umutwe w'amagambo uvuga w'icyo gice. Maze umuhungu we Yehoshafati yima ingoma ye, agwiza amaboko, arinda Abisirayeli, ashyira ingabo ze mu midugudu y'Ubuyuda igoswe n'inkike yose, ashyira n'ibihome mu gihugu cy'Ubuyuda no mu midugudu y'Efurayimu iyo se Asa yahinduye. Uwiteka abana na Yehoshafati kuko yagendanaga ingeso za mbere za sekuru Dawidi, ntaraguze Bali, ahubwo akambaza Imana ya se, akagendera mu mategeko yayo, ntagenze nk'uko Abisirayeli bagenzaga. Nicyo cyatumye Uwiteka
amukomereza ubwami. Abayuda bose bamutura amaturo, agira ubutunzi bwinshi n'icyubahiro cyinshi gikomeye. Umutima we wogezwa mu nzira z'Uwiteka, kandi akuraho ingoro za Asherimu byari i Buyuda. Dusimbuke tugere ku murongo wa cumi. Uwiteka ateza ubwoba abami b'ibihugu bihereranye n'i Buyuda byose, bituma batarwanya Yehoshafati. Abafilisitiya bamwe bazanira Yehoshafati amaturo n'ifeza z'ikoro. Abarabu bamurabukira amatungo n'amafizi y'intama 7,700 n'amasekurume y'ihene 7,700. Maze Yehoshafati akomeza kugwiza icyubahiro cyane, yubaka mu Buyuda ibihome n'imidugudu y'ububiko. Imana itugirire neza. Haleluya. Amen. Ni ijambo ryoshye cyane rwose, ririmo ibintu bikomeye cyane. Kora ibyo Uwiteka ashaka, ubundi azateza ubwoba ibikugose. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Tumaze kumva ijambo ry'Imana, ni ijambo nasomye numva ndafashijwe, numva riramfashije cyane, numva riranyubatse cyane. Tubonye hano umwami Yehoshafati yari umuhungu wa Asa. Asa yari umwami w'Abayuda. Muribuka igihe muri Salomo yakoraga ibyangwa n'Uwiteka, maze igihugu kigacikamo ibice bibiri, hakaba igice cy'Abisirayeli n'ikindi gice cy'Abayuda cyagizwe n'imiryango ibiri, harimo umuryango wa Yuda n'umuryango wa Efurayimu. Rero Yehoshafati yayoboraga icyo gice cyari kirimo Abayuda ndetse n'umuryango wa Efurayimu, aricyo twitaga Yuda n'ubundi muri rusange. Yehoshafati yararebye abona uburyo muri icyo gihe byari bigoye kurwana urugamba. Arareba aravuga ati nkora iki cyatuma Uwiteka andwanirira intambara. Murabizi umuntu agiye ku ngoma yafataga ingabo nyinshi akazitoza, agafata abasirikare batandukanye, agashaka intwaro, agashakisha ingabo basore akabatoza, bigatuma igihugu gikomera bagatinwa cyane. Ariko Yehoshafati yakoze ibitandukanye n'abantu bose. Haleluya. Yakoze ikintu gikomeye cyane. We aho kugira ngo ashyire imbaraga mu gushakisha izo ngabo n'ibindi, ahubwo yashyize imbaraga mu kubaha Uwiteka. Yarebye uko sekuru Dawidi yitwaye n'uburyo yabanaga n'Uwiteka. Nicyo hano ijambo ry'Imana ryavuze. Ubundi hano ni nk'imirongo nk'ibiri cyane cyane n'ubundi ngiye kuvugaho, ariko iki gice ugitsomye cyose niho wita wumva neza inkuru, kumva ukuntu inkuru iryoshye cyane. Areba neza icyatuma atsinda, kuko yari afite abanzi benshi. haba ari Abisirayeli nabo bari abanzi be burya, kuko ntabwo bumvikanaga. None ugashyiraho n'amahanga yarwanyaga Abisirayeli mbere yuko igihugu gicikamo ibice bibiri. Bagiraga Abafilisitiya, Abarabu nk'uko hano ijambo ry'Imana ryabivuze, n'abandi bose babaga babaguze. Yehoshafati ikintu yakoze hano ku murongo wa gatatu haravuga ngo Uwiteka abana na Yehoshafati uko yagendanaga ingeso za mbere za sekuru Dawidi, ntaraguze Bali. Imana itugirire neza. Gukora icyo Uwiteka ashaka. Nicyo Yehoshafati yakoze. Nicyo yashyize imbere. Akora icyo Uwiteka ashaka. Ahubwo muyambazaga Imana. Icyo gihe baraguzaga Bali nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ndetse ngo Buyuda ngo bagiraga n'ikigirwamana cya Asherimu. Nibyo byari biri Buyuda. Ariko we yashyize imbaraga mu gusenya ibyo Uwiteka yanga byaba biri muri icyo gihugu, ashyira imbere kwimika Uwiteka, ngo agendana yigira kuri sekuru Dawidi uko yagendanaga imbere n'Imana mu buzima bwe bwose, byatumaga Uwiteka amwishimira. Imana nishimwe. Nuko Yehoshafati amaze gukora ibyo ngibyo, hari ikindi hano ku murongo wa 4 havuze ngo ku murongo wa 4 bavuze ngo ntabwo yagendaga nk'uko Abisirayeli bagenzaga muri icyo gihe. Bivuze ngo Abisirayeli bari bafite imyitwarire uba muryango twahoze tuvuga yo kugomera Uwiteka, yo gusenga ibigirwamana n'ibindi bitandukanye. Rero iri jambo nkirisoma nahise numva hari ibintu byinshi ntekereje. Mu minsi yatambutse uko najyanaga ndisoma, uyu munsi nahoze ndisoma numva ndushijeho kumfasha cyane. Nuvango muri iki gihe turi mu bintu byinshi bitugose, dufite intambara nyinshi impande n'impande. Icyo gihe Abisirayeli bagiraga intambara zibarwanishaga imyambi n'imiheto n'amacumu n'ibindi byose, ariko ijambo ry'Imana twebwe leta ritwinjiza mu buryo bw'umwuka.
intambara turwana mu buryo bw'umwuka. Izo ntambara harimo iziza mu buryo bw'umubiri bugaragara turwana nazo, hakaza n'izindi zitagaragara duhora turwana nazo. Mu zigaragara turwana nazo ni handi duhanganye n'ibibazo by'inosi. Ubushize tuganira nababwiye ko dufite abanzi batatu, ari bo banzi, ubundi abanzi nyabo umukristo agira ni batatu. Turwana n'isi ariyo duhanganye nayo, tuhanganye n'umubiri ndetse na Satani ari we shefu wabyo. Nizo banzi dufite duhanganye nabo, ariko abo banzi cyangwa se uwo Satani ubayobora akoresha byinshi, akoresha ibidukikije, akoresha abo tugendana nabo, abo tuvugana nabo, akoresha mu bo dusengana, akoresha abo dukorana nabo mu kazi, akoresha abo tubana nabo mu rugo, akoresha abantu batwegereye cyane kugira ngo nyine abashe kutugeraho. Numva mu rugamba turwana, none tukagira urugamba rusange abantu bakunda no kuvuga cyane, urugamba rw'abarozi. Ni rwo rugamba iyo ruvuze abantu bose bahita banakangarana. Tugira abarozi batugose impande n'impande, ariko nta kundi. Hari ikintu namenye numva kiramfashije cyane, nari ndasoma mu minsi yashize muri ndumva ari urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 5 umurongo wa 8, hariho hatubwira uburyo ngo Satani ngo hora azerera. Maze gusoma ko Satani azerera, nahise menya ko burya Satani ntabwo abera hose cyari. Satani ntabwo abera hose cyari bene data. Imana yo mu ijuru ibera hose cyari. Ariko Satani ntabwo abera hose cyari, ahubwo arazerera. Arazerera, abungabunga ashakisha ubwo yacoshomera. We arazerera. Muri ubwo buryo bwo kuzerera yifashisha ababarozi, nibo bamufasha kugira ngo aho bari bamubere abambasaderi, batume amenya amakuru y'aho ngaho. Mu bindi yifashisha ni ibyaha ashyira muri twebwe. Iyo agushyizemo icyaha, abagushyizemo mu buryo bw'ikoranabuhanga bavuga ngo GPS, kandi bajya bashyira nko mu modoka bakamyana iherereye. Burya iyo agushyizemo icyaha, abagushyizemo ka GPS gatuma agukontorora isaha n'isaha uri mu biki, wabamenya aho uri. Ariko iyo wejejwe uri imbere y'Imana, nta makuru yawe abazi, ahubwo agushyiraho intasi zikugendaho impande n'impande. Haleluya, Imana nishimwe. Rero Satani arazerera. Muri uko kuzerera, muko atabera hose icyarimwe, natwe niyo mpamvu tugoswe n'abo barozi. Urumva twumva impamvu bahari kugira ngo Satani amenye amakuru, kandi ntabwo bashaka ko tumucika, niyo mpamvu bagomba kuhaba. Ariko ntabwo batukwiye kugira. Icyo dukora ni iki ngiki, tumere nka Yehoshafati. Haleluya. Tugendere mu ngeso z'abatubanjirije, nkuko dusoma mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 batubwira abatubanjirije ibyabaranze batandukanye, byane bavuga kwizera, bakavuga abereye icyatumye Imana yishimira ibitambo, bakavuga Aburahamu, bakavuga n'abandi ba Enoki bagenanye n'Imana iminsi yo kubaho kwabo, bakavuga byinshi. Uvuga ngo yagenaga ingeso nziza nk'izabo, ntabwo dukwiye kugendana nazo. Haleluya. Ubundi twagira n'izo ngeso, ntabwo dukwiye gutinya ibyo bitugose. Ntabwo dukwiye gutinya ibyo bitugose. Ijambo ry'Imana ryaduhaye umwanzuro, kandi ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye kandi rirakiranuka. Handitse ngo Uwiteka ku murongo wa 10, Uwiteka ateza ubwoba abami b'ibihugu bihereranye n'i Buyuda byose bituma batarwanya Yehoshafati. Haleluya. Iyo niyo ntsinzi. Intsinzi y'abakristo ni ukugendana n'Uwiteka, maze Uwiteka agateza ubwoba ayo mahanga yose. Buriya Imana iramutse dukoze ku maso tukareba iba bitugose, iturwanirira, bijya kudukoraho bigashya ubwoba, bijya kudukoraho bigashya ubwoba, bikajya kudukoraho bigashya ubwoba, wakumirwa. Hari imbaraga zitugose zishya ubwoba, zijya kugerageza gukoraho zigashya ubwoba, kubera ko Uwiteka yateje ubwoba ibyo ngibyo bitugose. Twe kugira ubwoba, twe gutinya, ahubwo dukora icyo Uwiteka adushakaho. Twe kugendera mu ngeso nk'iz'abiki gihe bagenderamo. Abiki gihe kandi b'Abisiraheli bwa bwoko bwatoranijwe, Abisiraheli nabo bari bafite ingeso bagenderagamo, nyamara bitwaga ko batoranijwe. Natwe dufite abiki gihe twita ko ari abarokore, bafite ingeso bagenderamo, bakabifata rusange, bakabigira ibintu biraho bikiranutse, kandi ari ibintu bitari mu nzira y'agakiza. Twebwe tugendera mu cyo Uwiteka dushaka, twe kugendera mu cyo abantu benshi bemeje mu nuko ngo bari kubikora ari benshi, ngo ibyo nibyo oya, aho tugendera mu nzira yo gukiranuka. Imana itugire neza. Rero bene data, hano hari ikintu Imana yamukoreye, harakandi nasomye hano hasi karandyohera, ngo nuko ngo Abarabu ibintu byabaye, ngo Abarabu kubera gutinya baza turiya muntu rero tutamwigizaho inshuti,
aguteye ushobora yagutsinda mwanya nko guhumbya batangira kumuzanira amaturo abanzi be mu by'ukuri ntabwo ari uko bari baje kumutura kuko bishimiye kumutura kwari ukumuhakwaho abantu bazaduhakwaho abantu bazaduhakwaho kubera Imana haleluya baza bakorera umugisha cyangwa batanawukorera icyo twebwe dusabwa ni gukora ibyo Uwiteka ashaka bizaza bazizana baze nk'uko byagenze bamuzana ifeza abafisitiya bazanye ifeza abana bo bazana amaturo bazana amasekurume ndetse muyubaka ububiko ko byari bimaze kuba byinshi cyane Imana nishimwe haleluya ngo ikindi Yehoshafati yabashije kugira mu byo Yehoshafati Imana yamukoreye nuko yamuhaye icyubahiro yahise agwiza icyubahiro yicishije bugufi imbere y'Imana akora ibyo Imana ishaka ntabwo yashakishije bya bintu byose abantu banyuramo ngo gushaka icyubahiro ahubwo yashatse yubahishije Imana yaramwubahisha niko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yehoshafati ngo gwiza icyubahiro imbere y'Uwiteka ndetse byonyine no kuba abantu baraje kumutura ibyo bitambo nuko no kumuzana ayo maturo nuko babonaga bamutinya bagize ubwoba twubaha Uwiteka haleluya twubaha Uwiteka nawe azatwubahisha rero ndumva iri jambo nahita ndisengeramo kuko ni ijambo numvise riri kumfasha cyane ritwereka ikikwiriye muri iyi minsi ritwereka icyo dukwiriye gukora nta kindi twubahishe Uwiteka ibindi byose tubimuharire azabyikorera ndumva nibyo ngibyo murakoze Imana ibahe umugisha reka nkomeze senga Imana bwa rino jambo kandi bene data n'umuntu wumva hari ikintu yabwira Imana ku bwa rino jambo akavuga ati burya najya nshakira ikibabaro kitari nshakira intsinzi aho itari wayumvise senga Imana ugereka Imana ubundi kandi reka dufatanye gusenga Imana nawe ugire icyo ukura mu kandi Uwiteka azakubwira murakoze Imana turagushimira bwa rino jambo uduhaye ryo gushaka icyubahiro nyacyo izina ryawe nishimwe nyemera turi imbere y'amaso yawe ubwoko bwawe umaze kumvira ijambo ryawe ubahe umugisha kandi bakomereza amaboko ubarwanirire barwanya kandi utsinde intambara zose barwana nazo hari byinshi bitugose dushaka ko uteza ubwoba uturengere kandi dushyigikire mu izina rya Yesu Kristo dusinze twizeye amen ni umugisha cyane rero kandi turavuye ngo n'ubundi uri umuntu wacu rero kunezerwa no kwikibuka Uburyo TV kandi rwose ntabwo ari ukaze tuguhaye ahubwo tuguhaye karibu imwe ihoraho ubwo rero turabashimiye bakunzi bacu kandi Imana ihumugisha umukozi w'Imana kubwo kwitanga uyu munsi akongera kuboneka akaba imbere yanyu n'imbere yacu n'imbere y'Imana icyo kintu ni igikorwa cyiza kandi Imana imwiteho imugire neza turabashimiye rero kandi mukomeze kubana natwe kudushyigikira gukora icyo wumva ukwiriye gukora kugira ngo Imana ikurebe neza urakoze cyane Yesu abaho umugisha.